garuka reka nanjye nsorome utunyogwe reka nanjye nsorome utunyogwe tonight turankotora nanjye ndakaruma baby wine akabura rwose amazi yiwe yisigiye yanyikubitiye ibiti bibiri byiza hose ukuntu urasohotse mubwira ngo mama gagaswerera urakaturikisha ariko bari banyishe ariko mama yaranyishe bamwita komedi mama yaje kumibere nyine urugumva umwana w'imyaka 2 abacyonga ma ibere ndarireba ati meri tigiye naracutse uvuze ngo iki ati nago nyonka ati ahubwo ngeze konka nanone hayikavuga nanone ikinyarwanda uyu mwana wacu yese ahamagara umuvizi ntabwo yasubiramo ntabwo baby wine utanze nakaruma sanzwe ndi umwana mwiza umwe witonda najyaga caci yes nanone turacyari kuri ya mihanda yacu bamwita mana turi kuri mana empire nanone turacyari kuri imihanda tugenda dutembera uyu munsi turi kumwe n'impano zirenze cyatari impano ziri muri kategori y'umuziki ndetse n'ibintu bya comedian ndi kumwe n'abahungu hano bakwita gute umuhungu wanyu fashion killer one fresh boy aje kwitangira twibwira muri style yawe nyine sanzwe ndi umwana mwiza umwe witonda najyaga caci naby'ibikundi nari nama yigendera sinikozaga mbogege zinaha twakira bakwita ndarya brother banyita kaje umwana w'umunyarwanda nkabanzwi ku izina rya comedy rwose ndi umuntu ukunda gusetsa abantu ku buryo nawe ubwe wandeba ugaseka ku izina rya comedy tangire dutamo nangire mbatamo ntabwo ubizi niyo mpamvu ubona ngenda mu gitondo nabyutse kare ngira ngo ninywere ku buyi sanga mama neza yatetse gake ngiye sanga ko yasukiye mu ibasi sanga ni gake ndavuga ati rero tekinike ubwifu yashize n'isukari kaba yashize reka fata umunyu nzane n'ijerekani y'amazi nongere muri ka kabase ubundi ninywera ubuyi buhagije kuko burankora akazi gakomeye urabona nawe kujya mu kiyedu ugataha saa 11 ntago wajyaho nta myuka ufite bisaba kuba ugiye nyine wateretsemo byibuze akajerekani k'igikoma ubwo urumva rero mama gitaha akabura rwose amazi yiwe yisigiye yanyikubitiye ibiti bibiri byiza hose ukuntu urasohotse mubwira ngo mama gagaswerera urakaturikisha ariko bari banyishe ariko mama yaranyishe bamwita comedian n'umuhungu ufite impano byataye n'umuhungu usetsa bya danje ewana karababwiye ngo kuri iyi mihanda tugiye kuzajya tubazanira impano zigiye zitandukanye impano mutigeze mumenya uyu muhungu bamwita comedian reka twongere tutangire kuri fashoki twumvishe uririmba ibintu nk'ibyo ibintu byo kuririmba gute byaje gute uririmba ni impano y'umuryango mwa iwanyu muraririmba cyane bitewe umubyara wanjye nawe n'umuhanzi bakwita nde aririmbye yihese yaririmbye umunyabwenge n'izindi nyinshi ariko waririmba gospel yitwa Joy uririmba gospel cyangwa arazwi se cyangwa arakishakisha umuririmbyi ntazi umuririmbyi nanjye nawe umuririmbyi bita Joy aracyazamuka nawe neza kabisa ni umukobwa aracyayishakisha ariko ninamuzamura azanzamura uretse kuba ufite mubyara
akabyara baranabyarana wakini baranabyarana wakini sijya kora si no kubyarana gusa ahubwo baranakururana ngoho ndabeshya se cyakoze ari nka Mutesi Jorinari bitwa byarana mu izina rya Yesu urumva wifuza kubyara wifuza kubyara Mutesi Jori nk'impanga nk'enye byibura impanga nk'enye ubwo se wanyu bababyaye muri impanga zingahe urumva wabyaza Mutesi Jori impanga enye ufite ubushobozi bungana iki bwo kubyaza Mutesi Jori impanga enye ariko hararemitse mwana nyine tu se w'amasa ntabwo hasi waramukrashingiye tu Mutesi Jori nakaba kanyuzeho nayo bikaze ariko wanamutama ararese na mwana sarenze ntago namwiteza bivuze ngo uramukunda ahubwo nuko utaramwigeza dukomeze byaje gute amwita fashoki imiririmbire yawe rero uririmba iyihe njyana nyine nk'ubu ngubu mba ndimo nageza kuzamuka nkora R&B ariko n'izindi zose nazibasha ukora R&B n'izihe zindi wabasha bisaba gukora nyine gukora practice ariko nta nimwe ntashobora na hip hop wavamo hip hop iragoye ariko nayo amafaranga yagerageza ngaho akarongo kamwe ka hip hop navuze ko nyine niba wagwamo duteremo usura umuhanzi se umuhanzi reka tuvuge ko ntayo nashobora mbese urisubiye impano tugiye kuzamura nonaha niko ukabije turi kubwira abanyarwanda uburyo ki ufite impano mu kuririmba none turagutamwo umurongo ukatubwira ukavuga ngo wapi nabishobora ubu nyine mba ndi kwandika R&B gusa abantu baririmba hip hop bafata gute genda zikunda mwana ariko urebye akenshi usanga atari ibintu byanjye ariko nyine mba numva ari sawa ese mu kuririmba indirimbo zawe uriyandikira cyangwa cyane uriyandikira cyane ndazifite nyinshi agira ndirimbo watangiye utirimba yita utunyogwe washaka kuvuga ikimari nanjye narumiwe ahubwo nabonye indyaya mbaya ntambere hano muri Butare nagusobanurira utunyogwe ntabwo uzi ubunyobwa ntabwo uzi karoti batwita utunyogwe ubunyobwa se ubunyobwa gute nuko nivugira ubunyobwa n'utunyogwe bihuriye ko mugira baradutacira nanone arimo arashaka kutworosa kandi ni ku manywa wewe sobanura utunyogwe yashatse kuvuga cyangwa message ya muri iriya ndirimbo message yanjye urabona ari ukuntu ubona amajyamaye asanzwe ubona uri umuntu utuje atajya ajya mu bintu by'abakobwa cyane ubona nyine yibereye muze gusa tu igihe kimwe ukazasanga yarasaze niba asigaye ari umwami wabo true story iki ngiki turi kumwe cyane tujya mu tunyogwe yagiye sijya njya mu tunyogwe wapi ahubwo buri uyu mwana arasinziriye ntabwo nawe yaririmbaga niyo mba nibyo byose naririmbaga nyine story yari iturutse ku ushaka kuririmba mu tunyogwe n'ibintu ubundi nyine nayigendaga nkajya muri ghetto nyine wajyaga muri ghetto akaramu nkaba nandika noneho abatipe twagendaga bakunda kubona abana nyine beza bavuga ngo mbega akanyogwe avuga ati ariko ako kantu ubu ntabwo umuntu yakuramo indirimbo negeranye imirongo havamo utunyogwe wumvishe ubu dutayemo utunyogwe yes bo comedy nawe turi kumwe hano kabisa ukora ibintu bijyanye n'urwenya so we urwenya rwaje gute ibintu by'urwenya urwenya hano rwaturutse nari ndi ikibebe nyine ifite nkiri muri ya myaka 2 ikibebe ni ikintu gifite imyaka 2 kiba ari ikibebe cy'icyana cy'imyaka 2 uratumva nyine ubwo ni kimwe baba bagiheka mu mugongo noneho mama yaje kumibere nyine urugumva umwana w'imyaka 2 abacyonga ibere ndarireba ati meri tigiye naracutse uvuze ngo iki ati ntago nyonka ati ahubwo ngeze konka nanone hahita avuga ati nanone ikinyarwanda uyu mwana wacu yese ahamagara umuvizi ntago yasubiramo ntago nyonka
yarambajije ubundi we ntabwo wabyumvise neza namubwiye ati jye sinyonka ahubwo ndacyonka nyine yise asobanuza arambwira ati nucyonka si igiti kinyonyo ngo iki oya sinakubwiye ngo tunyogora ibimaze kuharuka ni ibindi ariko icyo ni ikinyarwanda rwose ndumva ari ikinyarwanda cyuzuye birancanze fashe umuziki wawe urumva iterambere ry'ubwifuriza hano n'iri ubundi iyo umuntu ashaka kuvuga ahantu ashaka kugera aho abwiye abanyumva ari kwikina nyine kumva ntibishoboka niyo mpamvu kubivuga usanga akenshi ugize ubwo bwo kubivuga se oya nta bwoba ngiye shaka nyine kumenyekana uburyo nshaka kuzajya nkorana ingoma n'abanyanigeria nyine nkambuka no muri Amerika hose tugakorana ushaka kuririmba indirimbo ku buryo urajya ukorana n'uzana ba Burna Boy urumva ku buryo nyine bazajya bavuga ibifi binini muri Afurika nanjye nkaza nawe ukazamo Fashoki reka twifuriza amahirwe masa Fashoki muri uyu muziki wawe se ni izihe mbogamizi duhura nazo ugira support ibintu nk'ibyo ngibyo uri gukora umuziki niyo kuba ubushobozi urumva studio buri igomba kwishyura amafaranga n'abajya n'abusekere producer ubigenza gute imbogamizi zo ni nyinshi nyine kubona umufungo ujya kubikoreshamo na duke ufite abo ugerageje kuyaho ugasanga mw'abakobwa cyane cyane kugira ngo mufatishe muri video ni intambara usanga nyine ari ubura abakobwa bo gufatisha mu gukoresha muri video wadukoresha se comedy urabona nadafite agasayize keza ku buryo utankoresha muri video yaba ari intambara nyine ariko umuntu akomeza agasoringa bikavamo amahane Fashoki tugiye gusoza ariko turasoza twereka Imana none igiye kuturirimba indirimbo like z'umuhanzi wumva wemera nemera muri u Rwanda mu Rwanda umuhanzi ukoze akarimbo kangoma ahita amufana bose benshi nyine ndabafana ariko turirimbira ikigoma kimwe cya Meddy ngo Meddy ngo Meddy yarashaje ariho akarimbo maraye k'umujama bita Kidi yakoze ntago ushobora kuba mutakazi kitwa indani tumenye twumva afite vibes njyana muri Roma Shidumi wela shida muri Roma nabwana mutima nje sinatera asimbo karanyo Imana tuzari abanyarwanda ari gitubura ashiramo ndani na Simba Nazari ntafite namoni ambera monani anshiramo ndani na Simba Nazari ntafite namoni ambera monani bamwita Fashoki ni umuhanzi ukiri muto uri kuzamuka warimo kugerageza kwiyubaka kugira ngo azatere imbere urumva ibikorwa byarashaka kuzaririmba n'umuhanzi Burna Boy ndetse n'abandi bari ku rwego ruhambaye muri iyi Afurika Fashoki waranyuza ubwira abantu bawukurikira ibyo bategurira cyangwa se unababwira n'ahantu basanga ibihangano byawe kuri iyi mihanda like ibintu nk'ibyo ngibyo bafite ibintu byinshi ngomba kubaha ya mbere ni ukuhigira bakajya kuri social media zanjye Instagram ni Fashoki TikTok naho ni Fashoki YouTube ni Fashoki Empire cyandika Fashoki nyine tumbona kabisa aho tunyogwe ntago nayicuruje kuri channel yanjye kuri channel yitwa Gisa TV show wandika utunyogwe tuyibona kuri channel yitwa Gisa TV show gusa hari n'izindi nakoze ziri kuri channel yanjye yitwa Fashoki Empire